Igor bangu kudakererwa se. Nose kwibagirwa amafaranga yatanga imbere yo kugera muri class batazo kugukura muri class. Ariko nizeye ko nakobereye umutwaro. Umbera umutwaro se gute nuko avuga amagambo nkayo ngayo. Yewe ntabwo mbyimvisha neza ku buryo kiwinjira ukaza ukanywa ukanibagirwa no gukinga ahantu waje winjira. Ntabwo byumvikana pe. None se man. Utansubije ibyo nakubajije. Haryo mbajije ngo iki? Ari amafaranga wayakuye. Tuyaze kubivuga nawe uvuye ku ishuri ahubwo banze ujye ku ishuri udakererwa. Jacques, koko umwana mutoya w'uruhinja nk'uyu nguyu. Bashamana cyo kora Jacques nawe n'umushaka gakina kumukina. Oya, bya Jacques biroroshye tuzamukina kandi bizarangira. Maze kurya se? Yego. Asubone ko mbona warakare wabaye iki? Wabona babajwe no ko Fina yabyutse aza hano. Ntabwo ari byo byambabaje. Usibye ko n'ubundi byo mwaganiraga bitari bishimishije. Nose mu byo twaganiriye ko tutakuvuze n'iki cyakubabaje. Ase muto. Iyo wicaye ugatekereza ukareba ibintu ukora ubona ari byiza koko. Kanizere ko utavuga ku rukundo rwanjye na Fina. Kuko nakubwisha ukuri kose. Nakubwiye ko Fina namureka. Rero niba ari ibyo ushatse kuvuga, dushobora gukora icyo ushaka kuko sinamureka. Wisakuza ntabwo ari ibyo ngibyo nshaka kuvuga. Usibye ko n'ubundi ari byo bibitera byose. Ndashaka kumenya ibintu muri gushaka kwinjizamo mask. We na Fina murashaka kumushyiramo ibiki? Kandi ibintu ninga kubaza ibintu mumbwire ngo ntabwo biba bindeba kuri mushiki wanjye. Sone ko mba numva ukurikirana masika cyane. None se niba ibintu murimo muramushyiramo mbona atari byiza nicare mbireberere. Ndabizi ibyo ukora wowe na Fina ntabwo ari ibintu byiza. Wa mwana aracyari mutoya. Niba muri abashaka kumufasha mwashatse ubundi buryo mu binyuzamo. Ewe. Ndumva ubu nkurikirana ahantu hose. Ako nuko uvuga ngomba nkukurikirana. Ibyo se byo uvuga dushaka kumwinjizamo urabizi. Ntabimenya se ibyo byo mwakoraga ndabiyobe. Ewe. Usibye ari byo byose. Ibyo ukora n'ubu uzi ko ari ibintu bishobora kumugiraho ingaruka. Umenye ko atari we gusa byazigiraho nawe izo ngaruka zishobora kukugeraho. Ariko noneho urancekeje. Ngaho toza ntabwo ari bibi. Ndakubwiye se ko ari ibintu bibi twenda kumushyiramo. Sawa ntacyo.
bro ibyo byo batetse meze biteze shakiye ndi kumva biryoshye ntiwari uko ari njye wabitetse bro ndumva norohewe byagenze bite sindi kumvishwa nabuze Fina kumana wajya uva ku izina gusa ari ikintu kimwe maze kubona ibintu nibwo ndi kubitekerezaho neza ngasanga hari ahantu harimo kata bro barimo baragukina hari ibintu utari gusobanukirwa neza nawe ubwawe Claude ushatse kuvuga iki none se muvandi ujyana n'uriya mwana mu kabari hari undi muntu wari ubizi oya masika ni wahisemo aho twahurira nese ko nawe utanyumva nabi ariko ntabwo ari ukugusuzugura hari ukuntu nawe udatekereza kure cyane mbese ndi gutumbwira ko biriya bintu byahuriranye none se Fina yaba akora muri kariya kabari nibura ngo tuvuge ko ari umukozi wo muri kariya kabari are you crazy please ukubizi Fina akora mu kabari wowe njyewe icyo ndi kukubwira mbese biriya bintu urumva biri guhura gute ujya hari ahantu ni wowe na masika gusa mwari mubizi nese utekereza yuko abandi baje kumenya ko muri hariya gute ni njye na masika gusa kandi uriya mwana ndumva atabaneje Fina shanjye ndatekereza harimo kata kuko nta kuntu ntekereza ko ibyo bintu bya byose bigenda bihura ko byase kose hari ikintu kibyihishe inyuma ahubwo wowe ushyira ubwenge ku gihe bro ni Mutoni birasa nkaho ariko ari njye warutegereje nari ngukumbuye ahubwo amasomo yagenze neza ni ibisanzwe ndabizi gutsinda ni ibisanzwe kuri wowe ahubwo ikidasanzwe ni wowe isanzwe ni njyewe basa nta kindi kintu mu buzima bwawe kidasanzwe kitari njyewe wenda nk'umukunzi wawe umukunzi w'ikizi icyo gihe nabona ntakigiye amuretse ko nta n'uwo nkeneye urampagije bro gusa nyamara ibintu uri gutekereza bishobora kuba ari byo nese ubundi Mutoni muzanye bingana iki bro Mutoni ni inshuti yanjye bisanzwe ariko nanone ni inshuti magara ya Fina ariko ndumva Mutoni ntabwo waraneje Fina ese bro kuri kubitekereza uko nguko ubwawe warambwiye ko Mutoni ari we waguje n'uriya mwana kandi Mutoni akaba inshuti magara na Fina nawe ibyo urabizi ni gutumbwira ko ibyo bintu nta hantu bihurira Mutoni ntabwo wakoze ibyo bintu Mutoni zeta mungu mugenzi wanjye ngashaka umuntwara akaba n'inshuti yanjye kubera iki se bitabaho kuki utakumva yuko ari gukora ibi byose kugira ngo bakundane bro nawe urimo kumvanga kabisa urimo kumvanga reka njye kureba reka nshaka ukuntu nashaka Mutoni nzamwibariza ubwanjye shaka bisa gerageza kuko ngewe ndi gutekereza hano hantu harimo ikintu wowe ubwawe utazi neza Mutoni natekereje ko masika ari inshuti yawe ariko naribeshye ariko n'ubundi niyo ni inshuti yanjye inshuti yawe ubwo inshuti yawe iramutse ikubwiye ngo irangire akazi mbega wayikorera biri urimo urakora yego si byo ariko mugi nanjye nta yandi mahitamo nari mfite icya mbere cyo Fina ni inshuti yanjye turakundana ubu se wari kwishimira kubona niyahuye cyari kwishimira kubona mushiki wawe yishije mu kagozi nubwo umwana w'abandi arimo araba igitambo cy'urukundo rwawe na Fina ubundi azi ko mukundana ubundi mbere y'ibindi byose arabizi ko na Fina mukunda oya
ntago abizi, ariko ikibazo twari dufite njyewe na Fina cyakemutse, kandi na Masika yabonye amafaranga yo yashakaga, kandi nta nubwo yigeze aryamana na Jacques, usibye ko tutari kwemera ko banaryamana. Ese Masika uzamubwira ngo iki naramuka amenye ko mwamukoresheje? ase Igor kutambwiye ko biryoshye umunsi nutetse nabi. Aho kubera ukuntu biryoshye cyane nani wagiye kukubwira ko biryoshye ako se n'undi kari bisanzwe n'ibisanzwe. Bon appétit rero. Merci, ariko hari ikintu ushaka kubaza nubwo utajya unsubiza. Mbaza kuri inshuro ndagusubiza. Abavandimwe bose abandi bantu b'abavandimwe babana nk'uko njye nawe tubana twishimiranye. Niko mbikeka, gusa nanone biterwa n'uburyo ababyeyi babo baba barabarizemo. Gusa twe tujye dushimira Imana ko papa na mama batwigishije gukundana bakaturera neza. None se ubu ngubu Mugisha na Mutoni bo babana nk'uko natwe tubana. Sheri, ni ukuri garuka ndanagushaka. Okay, ngatebuka. Mugisha, ese uzandakarira ugeze ryari ko mba nakubwiye ukuri kose? Ntabwo nakurakariye ariko nuko nari ndi kwihuta ngiye kureba Jarike. Okay, umunsi uburize. Igor ndumva umunsi mfite akanyamuneza yaba ari uko byahoraga. Nanjye nuko rwose, ariko hari ikintu utansubije mu gitondo wambwiye kuri bumbwire mvuye kwiga. Harya ubu uracyabyibaza ahora Cyane rwose. Igor humura, ari amafaranga nta kibazo afite, kandi nta n'ikibi nakoze kugira ngo nyabone, yewe nta nubwo nayibye rwose. Ujya umbwira ko ibyo nkora byose mama hari abari kundeba, nawe aba ari kukureba ntuzagira ikintu ukora kitamushimisha. Shashiri nari mukumbuye. Ni karibu. Shashiri. Amakuru se. Meze neza. Shani karibu. Meze tete. Neza. Mba rero Shiri mubwira ikintu ngo uhamagare. Ndashaka ngo dupange ikintu twakorera Jarike, akareka kunyirukaho, akareka no guta umwanya yibwira ko gukundana njye nawe byashoboka rwose. ahubwo ndumva cyo gutekereza ari cyiza kuko turaba tumufashije kudata umwanya we. Ahubwo se umva ikibazo hano kiri, ko nashutse Jacques akajya mu bapfumu, ari njye inshuti yizeye, ubwo byagenda bite?